nkuru nziza kuri Mutesi Jolly. Free Prince Kid bigere mu migration ya Amerika. Ahangaha ndasoma inkuru nkuko yanditse. Miss Elisa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashinja ku mugabo we byari ibinyoma. Nuko ngo Miss Elisa yagaragaje ko yashatse gutanga ibimenyetso by'uko umugabo warengana birangira nawe atawe muri yo barafungwa. Aha harimo ikinyoma niba twarakurikira urubanza neza. Yafunzwe kuko yashatse impapuro mpimbano agashaka noteri no gusinyisha bari abakobwa. Tugende gato twumve ngo Prince Kid we yireguye ati. Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye. Shira akadomo hano. Koresha imbaraga zabo bamushiraho ibyo byaha. Ibi ntibigukuraho ibyaha baraguturubika. Ngo bande abakomeye naba utavuze mu butabe mu bushinjacyaha bwa mbere. Nyuma yo kumva uko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elisa, umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Icyakoze ahabwa iminsi 30 yo kujurira. Ntabwo ingiza bro, iyi minsi 30 yo kujurira barakutumura barakumanura. Urimo kunyumva? Bamuhaye iminsi 30 yo kujurira. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iki nacyo ni ikindi cyaha. Gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ego. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Jesus! Cyakora bitewe nuko ari ubwa mbere akurikiranweho n'inkiko, igihano cyagabanijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Dore bya bicucu bitangiye kuvuga ngo Free Kid game over. Ahubwo nkibaza ubu ngubu murashaka kunsobanurira ko umuntu bita Elisa we atabaki Amerika, uyu ngo arasigara muri Amerika. Vuga ngo igihugu bro aba ari ikintu gikomeye ku buryo nta hantu wajya ngo cika ubutabera uretse kuba ushize mu mwuko gapfa. Maze no wapfuye baramukatira. Ni n'umuntu wapfuye buri rukiko baramukatira. Free Prince Kid ongera wandike icyo kijambo ngo henyoko. Mwese muri kwandikisha ngo Free Prince Kid ntago bikora. Kid aramanuka agiye gukora ibihano by'ibyaha yakoze. Umuntu bura wabigizemo uruhari nyirabayazana y'ifungwa rya Prince Kid n'umuntu bita Naomi bro. Na Miss Naomi bura niwe nyirabayazana. Byagenze gute? Izi nkuru ku bantu batazizi cyangwa ku bantu batabimenye. Bura nyir'urutwe runini ntabwo rengwa n'ibishugujugu. Buriya izina na influence ya Mutesi Jolly yasanze yirambitse muri ibi bintu. Ariko bura nta nubwo Mutesi Jolly yarazi abari ya ibintu bya Prince Kid. Buriya byisanzemo nyuma. Naomi buriya akimara kumenya ko hari ukuntu bitagenda neza kwa Muheto, yaje kwegerwa n'undi mwana w'umukobwa bita Liza. Uyu nguyu yamwiganira agahinda ke. Naomi aravuga ati ariko nanjye ubwo yashatse kunjyana Dubai kugira ngo aje kuyinyica, ngo nagomba kugenda mwicaho ku indege yari yuzuye. Ngo noneho umuntu wamukirije no kugira ngo yongere gufata ibyo yaragenewe ni Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yabwiye yamagaye Prince Kid aramubwira ati ushobora kwishyura umwana amafaranga ye ukamuhereza ibyo asabwa. Prince Kid ati warabimbwira kamanani. Mutesi Jolly ni igishegabo. Bura Mutesi Jolly ni igishegabo. Ashobora kuba sinzi impamvu ari ukuntu umuntu avuka afite imisemburo ya kigabo. Bura Mutesi Jolly afite imisemburo y'abagabo mukuntu. Mutesi Jolly amakuru anyeraho yahise ahamagara muri ministeri. Akuze gusanga muri uku kuburana kwa Prince Kid avuga ko hari abakomeye bamunanije. Nta bakomeye bamubananije, ahubwo baramuturbitse kuko amakuru ambwira ko Prince Kid Mutesi Jolly yahamagaye muri ministeri aravuga ati ni gute mwahaye umuntu ububasha ariko ubwo bubasha akaba ari kubukoresha mu nyungu ze bwite. Niba mwaratanze ububasha kandi mugomba ari mwe mumuyoboye mwamubwiye agahereza Naomi ibintu bye. Ako kanya Prince Kid ministeri kimara kumuhamagara yahise ahereza Naomi ibintu bye. Nibwo Naomi yahise ajya kugira gute ajya kwimanaginga. So Mutesi Jolly wibuke bano bana
baje Mutesi Jolly yaramaze ntabwo ari generation imwe, yari yaramaze kuba kasamutwe, yaramaze kuba umujaje, abakobwa bose bamutinya, bano bana bamutinya, abenshi bashaka kumera nkawe. Agahinda kaba bantu undi mu minsi bakurikiye biyumvagamo gatoya ni Naomi, kuko yari generation imwe nabo. Naomi bano bana bakimara kumwegera yaravuze umuntu ushobora kudufasha, umuntu ushobora kudukorera advocacy n'ubuvugizi n'uwabunkoreye nanjye ngahabwa ibyanjye kandi bakabiba batandongoye. Ko Prince Kid yamaze kugira gushaka kurya Naomi, ashaka kumutwara Dubai ngo mu kazi. Noneho ngo ashatse kumurya ari mu kazi, aha ntabwo byamukundiye. Ikintu cyabayeho, Mutesi yafashije nani? Naomi. Buriya iki kintu hari kintu batasobanukiwe. Buriya ibintu byo kuba abajaje ba Mutesi Jolly nta kintu bavanagamo, ntabwo Prince Kid yabishyuraga. Mutesi Jolly yahuraga nta kintu, uzi ko twari tuzi ko na Mutesi Jolly mbere bitewe n'ukuntu yabaga active muri biriya bintu. Mutesi Jolly nawe akunda fame, urabona abakobwa uri hari kuba kizina no kugaragara mu bantu, ibi ngibi birakorerwa. Uzi ko biriya bintu twabonaga bipangaritse ari hejuru, abakobwa batinya ari abajaje. Wari uzi ko Prince Kid yabishyuraga 50,000 by'amanyarwanda ku munsi? Bari abajaje wabonaga bari kujajinga ubwo bavaga kuri stage hariya bakoze ku munsi yabishyuraga 50,000 by'amanyarwanda byonyine. Nuvuga ngo babaga hari bari gushaka gukuza platform yabo no kugaragara, ariko yari fame gusa, ntabwo bayibishyurwaga. Prince Kid yabaga 50,000 by'amadolari, 50,000 by'amanyarwanda ku munsi. So byaje kugenda gute hano rero? Naomi Mutesi Jolly akimara kubyumva yaravuze ati no, mwabana mwe. Mutesi Jolly yazize gutanga inama, mwabana mwe ntimwemere guhohoterwa, mwebwe mugiye kwisabira musaba ubutabera. Mukineja niba mugomba gusaba ubutabera, ntimwemere gusuzwa ngo mubigenze gutyo. Hari ikintu mutibuka ku machat yasohotse, ntabwo ndi gusubira inyuma cyane, ndashaka kugira ngo mve bino bintu. Ku machat yasohotse buriya muri iyi story, Prince Kid namara kugera mu Rwanda nibwo story tuzayitatamura neza. Amaze gukira mu rukiko, ngiye niba mubyibuka muribuka ko hari inkutwa twavuze ko Prince Kid, murabyibuka space nakoraga kavuga ati turamena umuceri Prince Kid namara kugera naba abaye umwere cyangwa atabaye umwere. Turi kumwe? Ahangaha inkuru uburyo ivugamo, iki gika cya kabiri nicyo kinteye ubwoba. Haravuga ngo Miss Elisa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya, avuga ko ibyaha bashinja umugabo we, ibingibi babyanditse nabi, bashinja ku mugabo we byari ibinyoma. Twumve, byari ibinyoma kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. So muri Texas nuvuga ngo Miss Elisa yagaragaje ko yashatse gutanga ibimenyetso by'uko umugabo warengana, birangira nawe atawe muri yombi arafungwa. Anga harimo ikinyoma, niba twarakurikira urubanza neza. Yafunzwe kuko yashatse impapuro mpimbano, agashaka noteri no gusisha bari abakobwa. Tugende gato twumve ngo Prince Kid we yireguye ati, oh god guy. Ahanga reka tugende gato. Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye mu gihugu se butimbiri bwa shyamba. Bakomeye, hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Turashize. Mungu wangu, uri kumva Prince Kid ukuntu yireguye nyuma yo kumva uko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elisa. Umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Umugabo mugaseke imbohe Prince Kid Imana imworohereze. Umugabo mbwa naringiye munyemerere umugabo mbwa, ntabwo ngewe ndi mu bantu bakoze space ya mbere kuri iyi mihanda shaka justice ya Prince Kid ivuga ko yarenganye. Fata Mutesi Jolly nkamwita Yuda. Ibyo bintu bikimara kuba Godfather nafashe umwanzuro wo gukomanga kuri buri rugo Prince Kid yanyuzemo bro.
Godfather nuri imodoka nerekera ahantu bita ku Kibuye, ibyahabereye byose Godfather nabonye amakuru n'urukiko rutabonye. Ibi ndababwiza ukuri ko ibi bintu n'urubanza rwa Prince Kid hari ibintu by'ubwiru bwabayemo mudashobora kumva mwebwe. Ndabibutsa ko aya masaha mu bintu byatanzwe mu buhamya, telefone ya saa 8 za nijoro umwana bita Muheta hamagara Mutesi Jolly, Prince Kid ari kuruyi avuga ati mbabarira ninkumulize gusa, mbabarira ninkumulize. Ntabwo video twayibonye kandi urukiko rwagiye ku Kibuye gushaka ibimenyetso. Jesus Christ, mu rukiko ari ibintu bitavuzwe. Ntitwigeze twumva ibyabiriye muri Legacy. Oya. So ahangaha reka tugaruke kuri iki kintu kitigeze kivugwa mu nkiko zo mu Rwanda, cyavuze mu rukiko rwa Texas. Tuze kubisesengura. Ahangaha mu nkiko za Texas baratubwira ngo twumvikane, hano hari ibika bibiri ngiyewe ntekereza bizingiyeho iyi nkuru tugiye kuvuga bitigeze bigaragara mu rubanza. Hano umuntu bita Elisa, Miss Elisa akaba n'umugore wa Prince Kid, n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashinze ku mugabo we byari ibinyoma, kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Harya Elisa we yazize iki? Muraza kubwira icyo Elisa yazize. Yazize gutanga ibimenyetso agatabwa muri yombi, cyangwa niba mbyibuka yazize gukora impapuro mpimbano azitwara kwa notaire utemewe kugira ngo barabakobwa bamushinjure. Byari ibimenyetso. Yazize gutanga ibimenyetso, yazize gusibanganya ibimenyetso. Ahubwo muraza kumbwira impapuro mpimbano Prince Kid we yireguye ate? Prince Kid we yirekuye avuga ngo Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye. Bambora iki we? Hano tugende gake. Abantu bakomeye, mu bantu bakomeye, abo bantu bakomeye kano kantu muhashire akadoti. Muri abo bantu bakomeye Prince Kid ari kuvuga ni bandi? Muri aba bantu bakomeye hamwe mu bantu bakomeye, hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Ni bande bantu bakomeye mu Rwanda bakorana bari muri Miss Rwanda bafungishije Prince Kid? Ni bande? Free Prince Kid bigere mu immigration ya Amerika. Ahangaha ndasoma inkuru nkuko yanditse. Ngiye Godfather mu ibintu byamaze kugera ku karubanda. Ngibi ngo ice iri kumushinja. Ngibi muri kubibona. Si ngibi se? So byose birahari. Mwabibonye so. Reka tugende gato ya nari motari ndatekereza ko wasomye iyi nkuru. Inkuru nziza kuri Mutesi Jolly, inkuru nziza ku muntu bita Mutesi Jolly akora muri ice. Ariko niba ari ikintu mugomba kumenya, mwemuretse gato. Niba ari ikintu mugomba kumenya, urukumva? Niba ari umuntu ugize umunsi mubi n'inkuru mbi. N'umuntu bita, buriya hari amakuru atarigeze avugwa. Buriya umuntu bita ninde uyu mwana basabye Happiness? Muheto. Muheto bamusabye iki? Prince Kid yamusabye ibyishimo, yamusabye Happiness. Agatanga barumuna be ingwate. Buriya hari amakuru mutamenye. Ngiye ukoresha ibi bintu ntabwo bihagazeho. Urimo kunyumva? Nta kibazo natwe ibintu byose twumva ngo tubiyaga. Prince Kid yariye Muheto. Wari uhari? Niko bivugwa. Ndakubwira impamvu. Prince Kid bakimara kumufungura by'agateganyo. Unyumve neza. Ntega amatwi hano. Urubukuntu ubuvuzi yanterura mu ijwi. Ntega amatwi. Buretse gato. Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo. Nta nubwo uvuze ati wenda numvishe ibihuha bivugwa ko. Ntega amatwi. Ukoresheje interuro yuzuye ukiraho n'akazi. Ntega amatwi. Prince Kid akimara bakimara kumufungura by'agateganyo.
ngo ajye hanze. Telefone ya mbere yakiriye ni umukobwa bita Muheto. Tega amatwi. Conversation ngo bagiranye yagiraga itya iti. Muheto yamusabaga imbabazi. Unyumve? Aramubwira ati se n'ubundi iyo nkigusiga byari kuba bitwaye iki? Igikundiro. Wari wumvishe iki? So, tugende gato yari kuri abantu mugira. Okay. Komeza. Wandikura niba ntabigize ibyaha birimo ngiye kuvuga. Angaha niba ari umuntu washimishijwe no kubona umuntu bita Prince Kid atorotse, umuntu washimishijwe n'icyo kintu ni umuntu bita Muheto. Umuntu washimishijwe no kubona Prince Kid aciye muri amakuru mfite nimba bwira itoroka rya Prince Kid ngo yatwawe n'ubwato buroba indagara. Bunyuze he mu kiyaga mu yahema. Prince Kid yanyuze muri Cyohoha. Ubwo ni buroba indagara bwari bugiye. Ntabwo nshaka kugira ngo iyi space ize kwitwa comedy cyangwa bize kujyana niyo hamwe kubitwara ntya. So ahanga nashaka kugira ngo tube seriye kugira ngo dutangire kuganira no kuri iki kintu tubirebe hanyuma no tuze no kumva ikiza kubivamo. Nashaka kugira ngo ntangire space hano ameze fresh. Hari ibintu biri sensitive Prince Kid atigeze avuga mu rukiko rwo mu Rwanda. Ahanga ni kanzemo. Ahanga twavuze ko muri iyi case harimo ibifi bikomeye. Ntabwo Prince Kid ari wajyaga kurongorera abakobwa muri Grand Legacy. Muri Legacy muri hari inkuru zo muri Legacy. Uretse gato yangobaze gato yanange father. Muri Legacy kuri no website ya ICR kuri newsletter yayo hari nditseho ko noza Prince Kid bamushinja ko yavuye mu gihugu cyakoze ibyaha birimo rape. babimenye gute babahaye case na my friend uretse gato nukuvuga ngo ubushinja noko ubugenza nari ubutabera bwo mu Rwanda ni ubutabera bwo mu Rwanda ngo ninuzo si ubugenza cyaha reka nze bigusuka musomera icyo gika turi kumwe. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuwa 29 Ukwakira 2024. Ndagushubije reka ikintu ushaka kubaza abantu hano cyanteye urujijo hano. Miss niyo mubyibuka Miss Elisa yafungiwe iki igihe yafungwaga? Ntago mbizi. Yafunzwe kubera impapuro mpimbano atwaye kwa noteri ashaka gusinyisha abakobwa ko batigeze barongorwa nande n'umugabo ibyashinjwaga ngo barakobwa baje kumushinjura. Urabyibuka? Ajya kwa noteri gukoresha impapuro za pirate. Noneho Miss Elisa hano yabeshya abanyamerika kandarizo kwa noteri. Noteri w'igicupuri ura noteri se byaremeye ntuzi kuri noteri nawe yahise byari byemeye bakoze ibintu by'amanyanga ngo ura noteri ntabwo yabagaho. Turareba ibyafungishije Elisa tuze kubigarukaho. Noneho Elisa yabesha abanyamerika agira ati Miss Elisa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashinje ku mugabo we byari ibinyoma kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Turashize wumve ari kubwira abanyamerika ariko afite video. Ngewe ndakubwiye mfite video na umwana ndaje mu kanya nacyari bane byemewe n'amategeko ntaza muri Amerika bahita bakuzirika ariko video muri DM nazitangazo. Umuntu ushaka video y'uko urubanza rwagenza yinsabe ndayifite.
Kame ndaje nkakoherereza yereke kuri WhatsApp nkaguhe hanyuma ahangaha ndabifite byose ukuntu byagaze byose ndabifite kuko hari ibintu byateguwe ejo nabivuze kuri ntuza kuri live ariko bigenza gake kuko ntegereje ko bisohoka ijya kumufata yamufashe byagenze gute urakoze cyane yamushyikirije abatumye mufata uretse ariko mva ngara ko kimeneke kozi ko agiye kwishura ajya ngushyira muri abantu ba educated kase subiza ndagusubiza Keminike wagiye kwishura graduate Keminike ntabwo wakoze reka ngusubize ndagusubiza gutya no kuvuga ngo hano biroroshye urambwiye ngo urabaje ngo Amerika imuburanisha nkande reka ngusubize uretse nyine rero ndabigusubiza mushaka yiki tega amatwi hano biroroshye cyane hano Amerika iravuga iti urukunyumva Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubucamanza n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku wa 29 Ukwakira 2024 ndagushubije rero mane barakagufatira ku mihanda aho ngaho ndasubijwe niba ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwarashyize impapuro zimufata urabibonye yego aha ngaha rero tugende gakeya barega none impapuro za ICC wazibonye zimwoherereza zimwe mota cyangwa mbwire zimuhe aha ngaha rero tugiye kugenda gato Keminike ikintu kintangaje nkabikizungereza mu sharing space kuko ibintu birakomeye turaza no gusubira inyuma gato munyemerere iki kiganiro mukanye ndaje mukanya ndamutinga munyumve neza cyane mw'abanyarwandakazi aha ngaha hari ibintu bibiri kiri kuba recorded icyo ngo iki YouTube egoko cyane aha ngaha Prince Kid ikintu kintangaje biribuze kutuzana muri legacy bikatuzana n'ahandi mu ntega amatwi muve neza cyane hano Prince Kid mu kuburana ko yateruye agira ati munyumve neza cyane Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye mu gihugu Jesus abantu mvugira ngo abantu bakomeye muri abantu bakomeye bamwe mu bantu bakomeye hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha niko yireguye avuga munyumve neza cyane ariko ashaka ko yireguye se bitandukanye na dosiye yashyikirijwe ICC uretse gato ubu uku niko yireguye ngo ashobora kuba atabeshya Keminike kuba atabeshya pe ndi kumwe nawe 100%. Aba bantu bakomeye ni bande uko uzimambo reka none uretse gato banyarwandakazi niba uretse gato mbere yuko atubwira hano ngiye kubaza public harya Mutesi Jolly ari mu bantu bakomeye mu Rwanda ko mwafashe Mutesi Jolly mukamubamba Prince Kid akaba yireguye nta gitutu kimuriho akaba agaragaje ko hariho ibikomerezwa byakoresheje imbaraga zabyo bakamushyira ku gatunamwene ahangaha ko mwafashe umuntu bita Mutesi Jolly mukamubamba mukamugaraguza agati mukamugira Pilato mukamugira Yuda ndetse akaba n'abavuga ngo nafate ikizazirya bakabaha ba nyina ahangaha ubu ngubu Prince Umutesi Jolly muramusaba imbabazi ko umuntu bita Prince Kid statement akoze avuze ko harimo bamwe mu bafite inda zagwiriye ibitsina bakoze ibi kugira ngo afungwe ni gukoresha amagambo aremereye cyangwa ari iminyandagazi mumbwire ngaruki so menyari warabatijwe ahubwo biratangaje ku magambo uri gukoresha so tugende gatoya rero ahangaha ikintu kiriho nimba sobanurira nkababwira ko aha harimo tena ariko njyewe
ndabizi mugiye kuntera amabuye. Prince Kid garuka mu Rwanda ufesinga ubutabera uryozwa ibyo washinjwe. ahubwo ngewe kambwire point of view yanjye. Ego Point of view yanjye natekerezaga nanjye ndago amurekura akajya kwirongorera umugore. ngira ngo wenda umugore amaze igihe amurongora ajyanye nta kibazo, ahubwo nyabanyeka yuko agomba guhabwa ubutabera akabuhabwa n'abandi bafatanyaga biriya byose, kuko nubwo mubona iki kintu nyine gikomeza gutwikirwa, umuntu yaratorotse biraceceka, nta muntu n'umwe kubwira inzira yanyuzemo, kandi ntiyagiye gushya adafite pasiporo. Ni ukuvuga ngo afite n'ubundi abantu bamufashije kugira ngo agere n'iyo ngiyo hakurya yose. Uzarebe n'abantu badafite ibyaha kugera muri Australia cyangwa kugera muri Amerika byaranze, ariko umuntu ufite icyaha akanya akaba ari muri Amerika yahageze ate? So ikintu kibamo aho ngaho nuko ngiye kubwira na operation ya Afari ni operation nayo ubwayo yakurikirana abatumye agenda. Kubwanjye nge numva ko I wish yaza akanexpose abo bantu bose bafatanyaga muri ibyo bintu byose, ku buryo bahanwa bikanabera urugero abandi bose bazabitekereza, kuko urumva yaza ashaka bene nge ndumva bamuzanye akabavuga abo bantu, kuko kuba ari we wenyine uri murabiryozwa ntabwo nge mba numva ndi nyuzwe. Kemenike ndakubwira ikintu kimwe, urukumva uyu musore nuko ibi bintu urukumva umugabo naga ari umusore uyu mugabo turi kumwe ibi biragoye cyane. Prince Kid ntabwo azigera avuga bari abantu kubavuga bwazabavuga niba mugarura, kuko azamera nka wa muntu wabaga muri gereza acuruza urumogi, ageze imbere y'urukiko aravuga ngo nyamara ngo hari abantu barumaga nka rubacuriza, ahubwo nuko nabimye amafaranga na n'ubu ngubu ntarakatirwa. So rero nawe niko bizagenda. Prince Kid rero uru rubanza rwa Prince Kid hari abantu benshi ruzatwara. None se kamubaza ikintu kimwe, Prince Kid azagaruka mu Rwanda cyangwa aje gukora ibihano? Kujurira bwazajurira rega ntabwo ajurira gute? Ubujurire si buzakunda, birakunda. Niyo munashatse umuntu w'umunyamategeko no si yajurira gute? Yarakatiwe aratoroka azaje gukora ibihano, ntabwo azaje kuburana. Uko abantu hari ikibazo abaye atazaburana naburane avuga ibyo byose abivugire hakurya iyo ngiyo anabe expose ari iyo ngiyo. Ntabwo munore se azagaruka azaburana bundi bushya aba expose ari hariya, naho nagera mu Rwanda ntabwo bizakunda kuko azahita yinjira mu aje kurangiza. ariko nacyo niyo yagaruka akaba yatabwa muri yombi, ariko byibuza tuzaba twamenye ngo naba ngaba yarabamentioninze. Ntabwo hariya Kemoni ari kuburana kugaruka cyangwa kuhaguka. Hari ikintu uri kwitiranya, hari ikintu muri kwitiranya. Reka nkubwire, Prince Kid yarakatiwe, siko bimeze? Bamuhaye iminsi yo kujurira, ahubwo se ntiyagiye ari kujurira mu minsi yo yagombaga kujuriramo. Urimo kunyumva? Mu minsi yari arimo arajurira niyo yatorotsemo. Noneho ni ukuvuga ngo kandi batanga iminsi yo kujurira, nkuko urabona nko muri Amerika yamuhaye iminsi 30 yo kujurira. Sinzi kubyumva. Hano munyuve neza cyane. Hano baravuga uretse gatuvuga ukuntu hano urukiko ruvuga rwa Amerika. Hano Amerika iravuga ngo where is it. Hano baravuga ngo nyuma yo kumva uko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elisa, umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Icyohereza mu Rwanda icyakoze ahabwa 30 jours, iminsi 30 yo kujurira. So nuvuga muri 30 jours, iminsi 30, nubwo ziko iminsi 30 nta kintu izafata. Umuyemiga impamvu uretse nkubwire noza ICO ishyira muri mbaraga nyinshi ibonye umuntu ufite icyaha. Uretse gato impamvu nari ngano kano kantu muri iyi minsi 30 batanze, ndakwibutsa ko urimo kunyumva, hasi baravuga ko n'uyu mugi yari urimo bitemewe n'amategeko. Ndapfuye urukundo bakemeni ariko igihe cyose impunzi irarengerwa.
oya anga ntabwo ari impunzi kuko avuga ko hano bigaragara ko yinjiye mu gihugu byemewe n'amategeko yari afite visa. So tugende gakeya impamvu twari tukotinze kano kantu nazo uwo mujyi uri muri Mexico ntega amatwi uri muri Amerika ko se bagabanijijwe ko nagiye mbere kuvugira hejuru ahangaha abanyarwandakazi twumvikana ikintu kimwe ibyo wekemeye n'ikibivuga ngo azaza ngo aba bakomeye ahita bashyira hanze ntabwo bishoboka kuko Prince Kid iminsi yo kujuriramo iyi ngiyi ntabwo izakunda kuko Prince Kid yavuye mu Rwanda yatorotse ari mu minsi yo kujurira sinzi uko ubyumva niba umwibuka igihe cyo kumutwara igihe cyo kujya kumutwara amageragere bagiye kumushaka twaramushatse turamubura nibuka bari guhamagara ahantu hose abanyamakuru bari guhamagara bagahamagara urukiko rukavuga ati oya ni muhamagare gereza kuri gereza bakavuga ati so umuntu mwana mudusikirije nta wigeze ugera aha urabyibuka. So Prince Kid ntabwo bazamuha amahirwe yo kongera kujurira amahirwe yo kujurira bamuhaye n'iminsi yo kujuriramo we yayitorotsemo rero ntabwo afite amahirwe yo gushyira aba bantu hanze yabyaje umusaruro yabyaje umusaruro rwose ari ibintu biba bidasobanutse umuntu yatorotse arimo arajurira kandi ibyo bintu kandi muzi ko no gusohoka igihugu biba bitemewe ngira ngo na pasiporo yawe baba bayifite umuntu arasohoka barangije baravuga ngo umuntu yarasohotse ntihanakurikiranwa ngo byibuze banatange na statement bavuge ngo uyu muntu yasohotse byagenze gutya n'abamufashije n'abangaba twumve ko agomba no kuba kubidyoza ariko uri muzima barabiretse uretse mubwire barabiretse baricecekera umuntu aragenda abantu nyine turavuga ngo umuntu yatorotse gutyo se tu nyine aragenda mbabwira ikintu ngomba kumenya Keminike iyi case ya Prince Kid ariko se ubungiye ibintu ngiye kuvuga umunyamategeko urahari mbwira mvuge simvuge ibintu zamura umunyamategeko reka ze nkubwire ikintu kimwe Keminike yuko ari case ikomeye no ntabwo ari nta case ikomeye muri ibi bintu umunyamategeko akabanza reka nkubwire ikintu kimwe iyo iyi case ya Prince Kid bakubita hasi buri muntu wese uyirimo urukunyumva umuntu umwe wari gusigara Perezida Kagame yari gushaka yari kubaka indi guverinoma nta mugabo bro ibi bintu ni ikintu kirekire ndakubwiza ukuri uretse gato tega amatwi uretse gato hari amazu ari irebero urukunyumva unyumve tega amatwi Keminike uretse gato hari amazu ari irebero urukunyumva tuvirebero uretse gato tugaruke muri ntuza muri hari iyi nzu iri irebero rero bayiseta ni bande bayijyagamo tugaruke muri Grand Legacy ndakubwiza ukuri Keminike abamotari bafite ibimenyetso wenda wowe ntabwo yagusaba ibimenyetso bifatika ariko wabyumvisha ku muntu wizeye neza ibyo umuntu wizeye ko turi kuvuga ko ibi ngibi ari ibivugwa ibi bintu ko birimo abantu bakomeye hari ukuntu uvuga ibintu bivugwa noneho ukajya ushyiraho umva biravugwa ko noneho unashyiraho ka biravugwa basi ase wacecetse hari banki yari ikomeye yari ifite mu nshingano iriya Miss Rwanda yabonye izabyozwa nuko iteza cyamunara iragenda ngo irivanga bakubyo kwivanga bro reka nkubwire reka ibya banki yo kwivanga navuze uyu mugabo bantera ubwoba dore umugabo wa ninde uyu mugabo ufite kampani y'imodoka utwara abagenzi ninde Olivier uziko uretse gato ndakubwiza ukuri Olivier gufunga uyu nguyu ninde uyu nguyu Prince Kid usize aba bagabo urukunyumva ibi biboro harimo umwanda Miss Rwanda yaragiye rajobama uramutse ukurikiye amakuru yewe ndakubwiye nafashe umwanya wanjye urabizi ko na space za mbere nakoza naraje nkoresha amaranga mutima mbaga abantu bose bamutese ibyo bita bagambanye tuvugira Prince Kid nabonye ibimenyetso ngo difata mfite muzambwire n'izina ry'Imana hari amajwi muve kuri ibingibi ngo byaturiya tuboro abana batanga bamya ibi biboro harimo umwanda so kubwawe wumva ikiza ya ubundi ba victimes ngo nabahe victime ntabwo ari aba misi
bura victime wa mbere muri ibi biboro apana bangaba bagiye hariya victime wa mbere muri ibi biboro dore fata misi iradukunda no iradukunda ndi uyu nguyu apana uyu mugore we kara kandi keje noza Muheto se wayava kuri Muheto nta kibazo afite na Prince Kid bro Muheto nta kibazo Muheto ubundi Muheto yaje muri ibi bintu Muheto haramazwe igihe hakorwa iperereza turi kumwe Muheto ntabwo ibiboro byari kujya hanze Muheto yisanze muri ibi bintu ubundi nyirabayazana w'ibi bintu ni umuntu bita Naomi Miss Naomi baje kumuririra umuntu bita Kariza Hope yaje kuririra umuntu bita Naomi amaze kumurira amubwira ibyago yahuye nabyo aravuga ati ariko nanjye yansabye kujya Dubai tukajya Dubai mu mirimo y'akazi nanze kuvijayo ahita banning ibyo nagombaga guhabwa umuntu wampaye ubutabera ni Mutesi Jolly wamfashije guhamaga muri ministeri kugira ngo mpabwe ibyo nari ngenewe unyumve neza cyane muri kunyumva ahangaha buriya umuntu watumye ibintu bikomera ni Naomi niwe wagiye gushaka Mutesi Jolly ngo bamubwire ibyakorewe uyu mwana Liza noneho hano niho nyamunsi kano gakobwa ka Muheto kisanze muri isaga bakabaza ko ari we ugezweho urasura bigakunda what is going on muri kunyumva so ikintu abantu batazi ariko ukuntu Muheto bro ukuntu Naomi yahise ashiza akarenge inyuma pa we yabaye messenger yasubije akarenge inyuma ntisanga muri ibi bintu iyo muje kureba ngo ahangaha ni izina ry'Imana ukuntu Mutesi Jolly yahaye bari umuntu abinama gusa Mutesi Jolly ntabwo yarahuriye n'ibi bintu bro nta hantu Mutesi Jolly buri yarahuriye n'ibi bintu nta na gato hari n'amakuru Mutesi Jolly atarazi hari n'amakuru Mutesi Jolly atarazi buriya dore umuntu wabaye igikoresho cya Prince Kid kurusha abandi ni kano kana kakamisi kano kagize kahuye na ntuza kahuye na karongoye n'umwana w'umujaji hari uyu mudamu kugira ngo mwumve bino bintu ko biremereye habaye no gukingirwa ibi baba abakoma gutanga ibimenyetso ntibabitanga niba bashaka kugira ngo ibi byaha uyu muntu abazaryozwe ibyo bakoze bazabwire uyu mudamu Prince Kid yari yaragize pare w'abana bakobwa ninde uyu mudamu hari umudamu wari pare w'abakobwa muri Miss Rwanda wajyanye nabo muri bootcamp buretse gato tega amatwi buretse gato Marene ne bari Marene sorry Marene komajye mwagarega baramba naturaguritse nkavuga nayavuze tega amatwi kibinike uyu mugabo tugaruke kuri abantu bakomeye rero abantu bakomeye bakingiye Prince Kid kibabarega nabo harimo kuza amazina watubwiye nk'amazina we amazina kangu urugero uyu mudamu bamwitane n'ubundi turimo turakeka ceceka gato ntabwo uyu mudamu ari mu bantu bakinze ikibaba abwira umukobwa we uretse gato uyu mudamu yagezeho ategeka iradukunda Liliane kuko yadetingaga n'umuhungu we yaramaze kuba girlfriend w'umuhungu we w'uyu mudamu wari Marene w'abo bakobwa aha kangando nta kintu bitwaye ceceka gato uretse gato kuko n'ubundi bose nurungana tega amatwi kuba mudetinga ntacyo bitwaye uyu mudamu umugabo we ni ambassadeur yari ambassadeur mu Bufaransa bamwitande wumvisha bya bintu by'abantu bakomeye bihurira uyu mudamu wa ambassadeur wo mu Bufaransa wari Marene w'aba bakobwa wabujije iradukunda kujya gutanga ubuhamya avuga ati ariko se mukobwa muto nzakubera nyoko bukwe gute waravuze ko bagupanze ni gute ni kihangane bireke amubuza kujya gutanga ubuhamya Marene w'abamisi baguhaye abamisi ngo ujye kubatreatinga wagerayo ukabuza umwana kujya gutanga ubuhamya by'ibyo yakoreye zambaragaza bakomeye so ahangaha niho ibintu bigiye bizingiye hari n'ibintu byinshi iradukunda yaje gutanga ubuhamya nyuma none tukagaruka gatoya nababwiye ukuntu buriya Muheto Prince Kid afungurwa by'agateganyo uzi ko yafunguwe Muheto ari we ubitse driving license ye ayifite kubera iki Thomas ukuntu yarakibitse noneho ngo Prince Kid ajya gufata driving license amakuru yangezeho urukumva Muheto yahamagaye Prince Kid amusaba araganira nawe urabona ntabwo nigeze nifuza ko atangira amakuru mfite ngo nuko Muheto bamwe mu bagenza mu bashinga bita bati
yahamagaye bakamugaya bakavuga sibizi ibintu nk'ibyo ibi bintu bya Prince Kid birimo ubwiru bukabije birimo ubwiru bwinshi. Prince Kid ikintu cyabayeho kuri iki gikanu kuburana yaburanye muri Amerika baravuga ngo Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye. Muratekereza ibintu atumvikanye n'abakomeye ari ibihe? Aba bakomeye yavuga ngo muratekereza ari bande? Tuvugisha ukuri, abantu bakomeye ariko bashobora kuba nta bari ari ukwiregura gusa. Tubirebe hano ahangaha ubundi niho rushinga, ahangaha niho ruzingiye.